Yes, greetings, ladies and gentlemen. This is Kivu Club and this is Kivu Sport. Tugarutse n'ubundi muri sport nyuma y'igihe cy'ukwezi twari turi mu gisibo cya Ramadan, turi muri off. Twahisemo kubanza nyine kwegerana n'Imana cyane, tuba twegeje imikino ku ruhande, tubanza gukora ibada n'ibiganiro wenda nagiye nkora wasangaga bigenda bigaruka kuri religion, ku dini ya Islam, ku gisibo twarimo nagiye nakira abashe bagiye batandukanye, twakora bagiye bireba bimwe na bimwe. Nagiye mbere bariko dufite muri kiganiro cya Hassan Pima cyarebwe n'abantu benshi, cyakubise mu 3,000 rwose kijyaho, ubona ko abantu babaga batanze attention yabo, tunabashimira cyane no ku bitekerezo abantu bagenda batanga. Hanyuma tugarutse rero nyuma y'igisibo tugiye gusubukura Kivu Sport, abantu bari bayikumbuye. Hano mba ndi turimo kurama match y'Amavubi muri FIFA series bayahaye, abambwira Tsekels ko mudaheruka gukora za Ndani Shishimbe. Sera zina Shishimbi yahaya akunda kukwita Rivai. no umukinnyi nihise abakinnyi benshi nyikira umupira. Umukinnyi wese wavukaga azi gukina yabaga ari ngiye. N'umukinnyi w'umukongomani wakinnye muri za Yanga na za Vita Club, wakinaga hagati umukongomani wari ufite dread. Rero yahaya no kuri ko, ariko abantu benshi bari nyita abo bantu. N'umuntu bita Mustafa, n'umuntu bita Boneri na Yahaya. Kuko hari n'undi mujamo w'i Kigali bita Ramirez wakinaga muri Kiyovu. Iryo zina nyine kugira ngo barimenye bayahaya twajyaga dukinana hariya muri centre kuri stade. Muri icyo gihe rero umukinnyi ubwo yarahitinze za 2013 za 2012 muri Lyon yagiye kujya muri Lyon. Rero ni iryo zina ryaturutse. Ya rero nshimira abavandimwe badukurikiye, baragenda bambaza iyo babonye tumaze iminsi tutari gukavuga ko za Ndani mutarimo kuziduha. Ariko mu minsi ishize muri kureba match ya Arsenal na Chelsea, abajene b'igisenyi dusigaye dufite akantu ko katari discipline mu mupira. Arsenal na Chelsea cyangwa Arsenal na Man City final ushobora kuba wari uhari, ntabwo cyakomeshoninga abo bajene, ariko bagiranye ibibazo banafishira ku mastati. Burangiye hano twareberaga match muri Heroes. Ariko ngewe yaba abo bantu bombi ni inshuti zanjye, ariko tujye tugira esprit sportif. Ntago Arsenal na Man City tugiye kureba match tuba twizeye resultat 3, gutsinda, kunganya cyangwa gutsindwa. Ene tugomba kubyakira nk'aba sportif cyane, nitukaje tugera ngo tugere aho kurengera, dutangire twinjire no mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Hariya ntago tuba tukira aba sportif, tuba tumeze nk'abantu bafitanye ibibazo. Kandi umupira uhuza bizagera mugenzi wakakubwira ngo nibirenga hanga ndifashisha ubudi ushobozi burenze. Icyo gihe byabaye ikibazo, ntabwo tuba tukira aba sportif. Nagerageje kuganiza ndababwira ati rwose twese pe dukunda Arsenal n'abandi bagakunda Man City n'abandi bagakunda Man na Chelsea, ariko tujye tugiraho tugarukira, tugire fair play muri football cyane. Kuko iyo turi kuza gukora ibi biganiro hanga ntabwo tuba tubikorera abantu gusa ngo bumve cyangwa niki, habamo n'inama. Icyo kintu tubikorera cyaro no gukebura nibyo. Rero tumaze gukura, rero nayo turabana babajene tumaze gukura. Ariko agapingane k'abafana ba Man United n'abafana ba Arsenal, ariko nkuko bigarutseho nyine tujye twibuka ko nyine ari umupira uhuza abantu, ndakwiye gutandukanya abantu. Kandi bari abavandimwe bombi bareba ibi biganiro dukora, ndakeka ko buri muntu ari buze kwikebura bijyanye n'inama tumugiri. Reka duhita tuninjira rero kakurereka nongere nkwakire. Iby'agaciro kongera kwakira kuri kamera za Gerald Kells no kongera kugaruka mu kiganiro Kivu Sport. Tugiye guhera n'ubundi mu Rwanda, ndakeka kenshi sese twivugira mu Rwanda, tukanibanda nanone cyane ku ma equipe yacu atatu aba hano, cyane ko ama equipe ba mu mujyi wa Kigali yo baba yagarutseho cyane no kuyandi maradiyo. Rero twege twibanda hano cyane, naho tuba dufite ubushobozi bwo kwinjira imbere tukamenya irimo, tubasha kuganira n'abakinnyi, tuganira n'abaperezida b'ama equipe, ba manager bayo ma equipe. Urumva aho tuba dufite amakuru yuzuye ni Kigali badashobora kubona. Wabonye ko no mu gihe cyashize bari batangiye kujya badukotinga, abonaga ko twa turi kuri move nziza, ari nayo mpamvu tugiye kugaruka n'ubundi. Reka duhere muri Marine cyangwa reka duhere ku ma equipe hano muri Rubavu muri rusange. Championnat igeze ku munsi wa 25 Jarudi. Harabura match journée zira ku 9. Yego, kugira ngo sezirangire championnat irangire. Ariko akenshi urabona ko ngiye igikombe kibari cya APR 90%. Impamvu ari 90% nuko izi kipe zo muri Sudani zo ntabwo tuzibarira muri equipe zizatwara igikombe. Yego, urabizi neza ko ari abashyitsi. Rero ibibazo by'intambara biri muri Sudani. Rero ugiye kureba APR irusha Rayon Sport amanota 7 kugeza kuri iki gihe turimo, kandi no bakeba. Kandi urabizi iyo irusha amanota 7 bazanihurira.
kandi muri iki gihe turimo urabona ko APR ariyo ifite consistency kurusha Rayon Sport iri kugira win nyinshi mu mikino iri kubahuza ibyo nubwo nta kirapfa kuri Rayon Sport abonye ko yahinduye umutoza izana hari ingingo n'umutoza mwiza ariko Jaru ni umutoza udakunda pressure buriya yego kuko hari ingingo urabona ko yari amaze iminsi yarigaruriye umubiri ashobora kugera muri Rayon Sport isukari kongera ikazamuka ariko ari mushyashya muri Rayon Sport kuko n'ubundi yayibayemo atwaramo igikombe cy'amahoro ariko abantu bakavuga ko ari umutoza mwiza utari w'ibikombe bya competition kuko bibiri yabuze muri Kiyovu warabirebaga ariko hariya byari bikomeye cyane nagwa murenganya kakule ako yarafite ikipe nziza kandi yarafite ubushobozi bwo kujya gukina ihanganye n'andi ma equipe nk'abiri adversaire ari bwihure barahanganye uwo bahanganye igikombe yagiye kumutegura ahubwo hari ingingo yakoze nabi kuba yariviriye muri polisi njya mbona polisi ari ikipe itagira pressure ubuze polisi ubu ngubu yagakwiye kuba umutoza wa polisi akirimo ugereranyije umutoza wa polisi yagakwiye kuba hari oya bijyanye n'ibyo polisi yatanze gura abakinnyi bijyanye n'ibyo yatanze leta naho iri uyu munsi n'ibyo yatangiye bagombaga kuba baramuhinduye ariko kubera ko nkukuze polisi itagira pressure nyine nta cyahindutse umutoza muri polisi aracyahari rero twe Jarudi akenshi turibanda muri izi kipe zabayemo n'amarekritema menshi kurusha ni Kigali ari izi kipe zo mu ntara kandi zikaba ziri mu myanya yo kurwanira kutamanuka sibyo yego Jarudi turajya ku ikipe kuko uhereye ku mwanya wa 13 kugeza ku mwanya wa 18 sibyo 13 hari ikipe ya Gicumbi ya Kigali Etincelle AS Muhanga Amagaju Rutsiro izo kipe zirutanwa amanota agera muri 6 yego n'imikino ibiri n'imikino ibiri ariko akaba ari zifite amahirwe kurusha izindi na amahirwe ni ibyago akaba ari n'izifite ibyago kurusha izindi kuko nk'ubu ngubu uri kumva Jarudi dore nko ku ikipe ya nyuma Rutsiro ifite amanota 20 sibyo ifite 20 irushwa na Muhanga n'Amagaju inota rimwe Etincelle kaburusha amanota 2 muri izi match 9 ifite ndajya nkubwira match ngiye kuba match 6 yego 6 zonyine zigomba kwita zikwereka ko ikipe izamanuka cyangwa izaba igihari kandi nkwereke n'impamvu ikipe kumanuka kwayo hari ibintu biri kugaragarira buri wese bitewe mwamani ya vision hakiri kare nk'iki gihe abantu bamwe batangira kugutera amabuye ariko nundi byaje kurangira n'ubundi still vision imanutse ngenda kubwira ubu Rutsiro ku munsi tariki 4 wa gatandatu yego Rutsiro izakirwa na Elmerek yego sibyo Rutsiro izagaruka tariki 19 yakira Rayon Sport sibyo atandatu aragiye Rutsiro 24 zabagiye kwa Gicumbi nayo yakeneye ese urabona Gicumbi kina ntabwo ndayibona gusa kuri comment bavuga ko iri mu equipe akina umupira mwiza kugeza ubu mu Rwanda tariki 3 z'ukwa gatanu zabagiye kwa Mukura tariki 6 z'ukwa gatanu yakire Musanze tariki 9 yakira Amagaju izi ni match 6 mu manota 18 nkuko twagiye dukora prediction etetse kandi bigahura simbonamo mu manota 18 simbonamo n'amanota 8 turapfa kubona urabona ko rero na champion hanigeze kuri babano ba bettinga amafaranga yaje amafaranga hano yaziye rero ngiye buri journée tuzaza twicara nzaza nkubwira ikipe ebyiri ziratsinda buri journée imwe yego journée sigirwa na match 8 nkubwira match ebyiri zarangiye harya ni president wa Nyagatare ageze kugira president Etincelle ati mwitonde n'ikintu cyo kumanuka ati dusiga tujya ku kibuga dutwaye n'amafaranga mu bikapu habari match bizira ziri gukinirwa izi match rero izi match uko ari 6 amahirwe mbona Rutsiro yabifite itazakora n'amakosa ntago Amagaju agomba kubatsindira ku muganda yego ni ikipe bahanganye isi ya mbere ariko hari igihe bazagera kuri icyo gihe cy'ikipe bahanganye wenda Amagaju yarabarushije n'amanota menshi nawe wamenya turaza kurana fixtures z'Amagaju amanota ya Musanze ni ibintu bishoboka kuri stade Umuganda ariko bitewe nuko nabonye Rutsiro ifite ubuyobozi burimo abantu basa nkaho batazi umupira batazi no kudiringa na ya Musanze bayabura kuko buraruremesha ikintu azwiho remesha yagwa amanota kuko muri inshuti ni yagwa kuko wamuhaye amafaranga ikintu uracyumva kuko niba wibuka match ya Muhanga na Musanze Jarudi abantu bose rero bazi ko Muhanga iratsinda Musanze yego siko byagenze Musanze birangitsinze bakomeye bari bamaze batanze na protection barayirangiza neza ariko Rutsiro kimara gutsindwa na Kiyovu kuri stade Umuganda nahise mbona ko Rutsiro gahunda yayo
ishobora kumanuka bitewe nuko idafite abanyamugi mu kipe yabo abantu bashobora kuba bategura umukino sibyo seka kure wumvishije Rugajo agaruka kuri Haruna ngo impamvu ari mu Mavubi ngo ni team manager avugamo nako kantu k'ubunyamugi ubunyamugi burakonta ubunyamugi burakonta ahantu hose iyo hari abantu bazu ikintu urimo abatawuneri bazi ikintu sibyo muri domaine niba wowe wari uri muri siporo ukavuga ati Kakule ndamuzi wenda nawe muri siporo yamfasha kuri ibi biganiro harimo akantu nyine kabaga konta ari akantu ubuzi uvuga ati uyu muntu namushyiramo kuri iki kintu kandi ntushaka ko kaza gusanga ko byo wakekaga biri guhura nyine na result muri hagati ya match ya Gicumbi na match ya Mukura Rutsiro zabona minota rimwe yego hari draw imwe zaboneka kandi ishobora kuba ya Mukura ngiye ya Gicumbi nago nyizeye ko Gicumbi nayo ikeneye amanota cyane cyari Gicumbi ifite amanota 25 sibyo yego hafi aho ngaho urukumva rero Rutsiro yitsindiye ahitasigara amabiri urukumva rero Rutsiro dore impamvu za mbere Jarud ngize ukuri ikipe nka Rutsiro y'akarere ni ikipe ikwiye gutunga abanyamahanga 15 ni benshi cyane oya ntabwo agaruka ko ifite abanyamahanga barenze 5 ubundi mu kibuga none ikintu kirenzeho mbere y'abanyamahanga 15 hakina bangahe hakina abaryari hakina nubundi babandi yari ifite season yindi abo yaguze muri season abakina ni mbarwa menya ari umwe niba atari babiri ni umuzamu kuko numwataka wa Nigeria sibyo ese muri aya makipe ntabwo abamo ikintu cya accountability nk'akarere kakabaza nk'abayobozi muri Rutsiro baguze abo bakinnyi rero akarere hari ibintu gasigaye gakora hari ibintu mwe mujya mwitiranya akarere ko gashobora kugira ngo kakavuga ngo hari igihe akarere kadatanga rekiritemo ujye ubimenya yego akaba twenda budget tuzahemba tukore restaurant ariko aba president hari mwe muzarekirita mujye mutanga n'agahimbaza muzi yego subize ndo ngizagira uburyo babibarana nyuma babibarana yego sibyo ndabyumva ikipe nka Rutsiro ntagare gutunga abazamu 3 b'abanyamahanga oya kikinuru ko cyumva ikindi kirenzeho ikipe ya Rutsiro ifite defo niyo kipe urebye mu bakinyi tuvuge ni bifite 30 85% barengeje imyaka 30 barakuze na ikipe imeze gutyo abo bakinyi nibazagendera ku gitsure Rutsiro maze guhindura abatoza 3 yego sibyo Jarudi yego bigera no president aza kuganiza ekipa akavuga ati kibazo twaje gusanga atari abatoza ahubwo ikibazo nabakinyi harimo abarundi harimo abakongomani harimo abanyarwanda sibyo abo bantu nawe banzure biyo mitwe 3 abo bantu bwumvikane bwabo baburi hasi yego no mu kibuga usanga bamwe abarundi bakorerana abandi bakorerana n'abanyarwanda bashaka gukorana barimo niyo sabotage niyo kudahuza yego cyane ko umunyamahanga banahembwa Rutsiro yaguze umukinnyi witwa Deste wigeze zo kurera Rutsiro ufazere tu oya sindayireba ni umukinnyi mugufi cyane w'umurundi ufite tentire Jaru niwe mukinnyi wava muri Farira bakaza gukina muri Rutsiro natwe tujye tugira ubwenge tekereza iki umuntu avuye muri Maroc Farira yakuyemo Arahiri ejo bundi muri Champions League muri kimwe cya 4 yego Arahiri yo mu Misiri uwo mukinnyi avuye muri Farira baje muri Rutsiro ntago bishoboka tujye tugira esprit tumenye yaje mu Rwanda ntiyarenga muri amakipe atatu urarenga Kigali paka ukaza paka igisenyi kisanga muri Rutsiro uvuye muri Farira reka biragoye sibyo arabeshye Jarudi Rutsiro niramuka imanutse president wayo niba rero wiguriye aba bakinyi ikipe no urabuyimanuye yego niba atari wiguriye abakinyi abo yahaye inshingano nibo bayimanuye icyo kintu cyo Rutsiro kugira ngo izashire hamwe match 2-3 biba bigoranye abakinyi bumva batoza abakinyi bumvikana n'abayobozi sibyo ni byinshi twavugira hanga kuko witwa Kawunga yaragiye gukubita SG amubuza gufata Godio ntabwo bizi ibyo bintu abakinyi bazikoresha subizi ni inkuru yahitinze cyane hano mu mujyi kabisa Kawunga akinanye na SG barakinanye muri Rayon Sport urumva nyine arimo agapingana SG niba avuga ati Kawunga wowe urafata Godio uri umukinyi wa Rutsiro kubera ikizi impamvu yabariye kuko yari ari mu mvune kandi ko ari mu mvune ntibimwambura kontra kuba umukinyi wa Rutsiro rega nagwa musezereye yego aracyari umukinyi wa Rutsiro nta release leta yamuhaye kimyumvira ati SG wakinye umupira ariko imyumvire yawe
ni inyamupira cyangwa uri gushaka kuzana amategeko yandi mu mupira. Niyo mpamvu tukubwira ati rimwe na rimwe rya jambo bavuga ngo tuacane makazi duje dukora ibintu tuzi. Ibi ngibi urabizi twarashe tubivuga kuri Etenseri. Hari abavuga ngo tuvuga Etenseri ngo ntabwo tuvuga izindi. Anyway none ubu nazo zose turazivuga. Yego. Sibyo? Tunihuta kuko turazivuga Etenseri twarayivuze biza gukemuka. Yego. Sibyo? Ikipe ya Rutsiro rero nizo mbogamizi nizo nzira zose zishobora kuyigira umukandida nta gihindutse cyo kumanuka. Yego. Kuko ntabwo nekereza ko ari impinduka kuko Tottenham y'Iburayi imaze kwirukana abatoza babiri izanye wa gatatu, ariko nyine ko ikibazo kitari abatoza gishobora kuba ari abakinnyi. Ibyo byose biva muri affectation ya recruitment wakoze. Yego. Sibyo? Byaguze abakinnyi byo gutangira saison. Utakaje amafaranga menshi mu bakinnyi. Rutsiro ni ikipe yambaye amafaranga menshi. Rutsiro president araza agahagarara akavuga ati mushaka prime yangaye bakavuga iyo bashaka, ariko result ikabura. Hari ikibazo cyane. Sibyo? Iyo rero ni ikipe ya Rutsiro iri ku mwanya wa 20. Turava ku ikipe ya Rutsiro tujya ku ikipe y'Amagaju yo bakurikiranye. Yego. Amagaju kuri tariki enye azakira ikipe ya Polisi. Ikipe ya Polisi idaheruka iki? Intsinzi. Cyane. Sibyo? Ikipe ya Polisi ntiheruka intsinzi. Amagaju azahita ajya kwa Musanze tariki 17. Amagaju akire Rayon Sport 26. Amagaju aze kwa Etenseri. Amagaju akire Kiyovu kuri tariki 5 z'ukwa kangahe? Z'ukwa gatanu tariki 9 aze kwa Rutsiro. Amagaju afite aya manota. Kakore izi ekipe zombi Rutsiro n'Amagaju zose zirakomerewe. Ni ukuvuga ngo ifite muri Rayon Sport. Ifite muri Sport na Polisi. Zihurira ubwazo. Zihurira ubwazo. Zizajya kwa Kiyovu Kigali. Ifitemo Musanze nayo. Na Musanze. No Amagaju akagira ikindi kibazo akagira mu Etenseri. Kandi Etenseri kuva Bekeni yayifata. Ahubwo se Bekeni jambo yakubwiye waryumvise. Unujya uza ku muganda ujye umera nk'umuntu uje mu kuzimu. Kabisa. Hari na gutakaza kandi ku mikino irenga inamaze gukina afite Etenseri mu ngubu nk'umusigire ntago aratakaza. Gusa akora nukunganya kandi yanganyije na AS Kigali, Kigali anganya na Polisi i Kigali, anganya na Rayon Sport, anganya na Gicumbi, atsinda Muhanga, atsinda Musanze muri match 3 za champion. Afitemo win icyamahoro akwemo Mukura akoramo na Bugesera. Yego. Azahura na APR maybe bazakina tariki 21. Yego. Match ya mbere zabiranga 21 z'uku kwezi. Bamaze gukinira champion bazakina le 18 bakina na le 20. Urumva izi match urabona win ngiye na Amagaju. Amagaju ashobora kuzabona win ya Kiyovu. Bura Kiyovu kuva wari ingingo yagendeye. Wogiye kureba ibintu bigiye kuba. Bigiye kwivanga. Wenda yego icyo kishobora gukonta nibyo. Ariko Amagaju nayo simbona win 3 yabona muri izi match. Rutsiro tuyihaye 7 Amagaju na 3. Wenda akazabona n'irindi rimwe nta wamenye. Ariko se byari 7 birana yatanzira kuri Rutsiro. Prediction and simbona Rutsiro muri izi match 3 ifitemo amanota 7. Ifitemo nganga ishobora kugira kubona mu win imwe ikagiramo na draw imwe 8. Amagaju nayo simpamya ko yarenza amanota 5. Donc 8 kuri 5. Tugeze kuri AS Muhanga. Tariki 5 izabagiye kwa APR. Aho no gukubitwa. 18 pigwa tena sana. Kwa Gicumbi Kigali. Bura turi kubara Gicumbi bura amanota nayo yamaze kuvizira. Cyane. Ya viziye aya Rutsiro. Gicumbi vizira aya Muhanga. Wari amanota yamaze kuyavizira. Muhanga izahita yakira Gorira. Ayo Muhanga ishobora kuba 50-50. Muhanga itakira Bugesera 24 z'ukwa kane 3 z'ukwa gatanu. Nzakira Bugesera. Naho wamara kari match 50-50. Muhanga itakira Rayon Sport. Lose. Muhanga itakira El Hilal. Lose. Muhanga ifitangaye muri imikino 6 Jerome. Muhanga ishobora kwifata. Aya APR nayo, aya Rayon nayo, aya El Hilal nayo. Muri 3 yo tubanze tuyakureho. Na Bugesera. Oya Gicumbi Kigali. Bura Bugesera mu rugo yo bafite uburyo byakundi. Yego. Gicumbi. Nukuvuga ngo hano ishobora kubonamo amanota 3. Win ya Gorira, win ya Bugesera. Win ya Gorira. Gorira nayo imeze nabi bro. Bizaterwa na Gorira ayizaba yabonye nayo kwizaba imeze. Yego. Sibyo? Gusa nge nayo barira 3 Muhanga. Etenseri ajya kwa Bugesera. Biragoye kuhava. Ariko nanone Bekeni agatsindwa. Buretse gato.
Kamarade yaravuze ngo yatsindwa na El Hilal na El Merreikh na APR nakinga ariko Etincelle amukuyemo mu cyamahoro arayirwaye amakuru mfite nuko nako Chabikene yavuze ati Kamarade cyakumwereka yuko ari umunyeshuri wanjye nazamuye muri Gicumbi ari njye wamugize uwari we ngiye Bekeni nemera ko afite ubushobozi bwo kuba yatsinda Bugesera cyangwa bakanganya simbona lose ya Bekeni imuhaye mu Bugesera. Etincelle tariki 18 zete yakirira APR ku Muganda iyi draw irashoboka cyangwa se kaba win ya APR yego Etincelle 26 zete yakirira Kiyovu na Etincelle Etincelle kuri ebyiri z'ukwa gatanu zete yakirira Amagaju arindwi Etincelle zete ijya kwa El Merreikh biragoye nabona draw rigari Merreikh irasanzwe El Merreikh ariko nagikana FT n'umunyasudani mwiza koko ukina hagati na mukinnyi wanazaguma muri El Merreikh bro. Etincelle tariki 10 z'ukwa gatanu zete ijya kwa Gasogi yabona cyane isanzwe itsinda bisanzwe beti noir urumva Etincelle yabonamo 10 Etincelle rwose ushobora kuyabona twabibazerega abantu rwose ntabwo biri kera shampiyona yagarutse muri weekend 10 hana yarenza ngiye 10 kuri 18 yaba ari nayo yego sibyo no kwa mu minota 18 ubonye mu 10 wabakoze neza kuri equipe nka Etincelle no kuvuga ngo rero equipe sasa rero ya Gicumbi bana dusorezaho equipe ya Gicumbi sinzi ako na AS Kigali yari aho hafi ariko AS Kigali nakuvuga cyane equipe ya Gicumbi yo irakirwa na Rayon Sport itakira Muhanga itakira Rutsiro izi zombi Muhanga na Rutsiro le 18 na le 24 biragoye ko zizava menya ya Gicumbi yego Gicumbi itakira El Merreikh kuri ebyiri Gasogi yakira Gicumbi kuri 5 Gicumbi zongera kire Bugesera ku 9 Gicumbi kumva isite za kipe ziri mido zirwa no kutamanuka inyuma usibye Rayon Sport na El Merreikh izindi enye zose rero tukimara kugira izo match Jarudi uri kubyumva yego tukimara kuvuga kuri izo match yego nkawe rero production zawe Jarudi ngiye ikintu nakubwiye ni kimwe nuko hagati mwiza cyane hagati ya Rutsiro urumva hagati ya Rutsiro Muhanga Amagaju hagomba kumanuka ikipe ebyiri yego ndi namaze kudesida kandi n'ubushize ikipe wamanuye zaramanutse nubu bijyanye n'imibare dukoze abantu bumvishe Mazina Vision arababwiye hagati ya Mazina Vision baravuze ko zizamanuka ubu rero urabona ko champion iragaruka kuri juru ya 26 yego ha ikipe ya Kiyovu Sport izaba yakiye Gasogi sibyo yego AS Kigali yakiye Mukura aho ni kuri tariki 3 kwa gatanu Amagaju tariki enye yakire Polisi Bugesera tariki enye yakire Etincelle El Merreikh yakire Rutsiro Rayon Sport yakire Gicumbi tariki 5 Gorilla yakire Musanze APR yakire Muhanga El Hilal yakire Marine tariki 6 yego iyo niyo juru ya 26 ya Rwanda Premier League mbere yuko dusoza rero yego kuba betting resultat ndagwereze ebyiri yego Gorilla gutsinda Musanze abashyireho bashyireho yego baterekeho AS Kigali gutsinda Mukura izo nebyiri ngo ngiye kuri journée yego Gorilla gutsinda Musanze AS Kigali gutsinda Mukura kakura wenda iminota 2 gira ikintu umbwira ku Mavubi wabonye bijyanye na match byirakinnye muri FIFA series ugire commentaire ya nk'umunyamupira ushyiraho hanyuma duhite tugana no ku musozo iminota 2 ntirenze Amavubi yitwaye neza anyway ku makipe bahuye ariko amakipe n'ubundi yahuye n'Amavubi ni rwa rwego rwa ya myanya 129 140 gutyo bari ku rwego rwa FIFA ni bari mu rumwe bari mu myanya imwe kuri stage zimwe nubwo bari abazungu cyangwa iki ariko mu ishusho ryiza uyu mutoza Constantine nabashije kumubonaho bwa mbere aza mu Rwanda atoza Amavubi yakuwemo na Congo Brazzaville kuri forfait yagiye kujya muri Kani yatedete Kiama yego uyu mutoza ikintu cya mbere akunda abakinnyi bakina abantu bibaza impamvu Mangwenda atigeze akina Mangwenda ni umubencheri muri ARN Manso Claude ni ukina ayibanda cyane ku bantu bakoze iki bakina bafite match Sabo Hakimu ni umubencheri hariya yego Samuel Gareth yabaye umubencheri kuko avuye mu mvune yibanda kuri Jad na Casemiro bakina yego eni uke kintu tukimenye
wajya ubona bitanga na match accurate nziza ku Mavubi ntabwo abakinnyi bose bagenda kabisa. Yego. Kandi Amavubi akaba yagize aba pro benshi cyane, hajemo competition kandi ari n'abandi bakiganizwa cyane, kuko ejo n'ejo bundi ekipe izaba imeze neza. Nkuko Shema Fabrice Perezida Ferwafa yabivuze, yavuze ko Perezida ntabwo ariko twapimira kuri izi kipe, ntabwo twapimira kuri izi kipe. Oya, ejo bundi amajonjora y'amatsinda agiye kujya hanze yo gushaka itike ya kani. Yego, icyo gihe rero za Benin nibongera kuziduha tuzazikubita retour za Zimbabwe za makipe tunganya. U Rwanda rero hari evaluation no kuba harajemo nkaruna nk'umunyamupira kandi uramutoza nawe ni umuntu utavugirwamo. Urabizi ko nibya Olivier yavuze ngo ikindi gihe nibizongere kuko atahamagaye yemeye kumuha amahirwe. Olivier nawe nakindi yakoze yari garagaje nk'umuntu wahaye amahirwe bwa nyuma abo muzamu mwiza. Amavubi rero afite akazoza, hari icyo ari kugaragaza kandi hari icyo ari kugarura mu mitima y'abanyarwanda bakaba benshi ku kibuga. Turasoje rero, reka tubibutse ko mukeneye gukoresha imodoka, kuretusha amarangi, mukeneye gukora amafinisage y'amashop, amaduka, ibintu byose bijyanye na finisage n'amafurniture, nta wundi muntu tubarangiye uretse Amuri Paint. Uraza kubona nimero zo gutambuka kuri screen yawe, waza guhita umwandikira ukamuhamagara ukavuga ko ukamubwira ko wamubonye muri Kivu Sport, hanyuma akabasha no kuguhereza discount. Ikindi mukeneye ibikoresho byo mu nzu, nta handi wabariza, murabizi neza ni muri Japanese Business Group. Turasoje, reka tuze gusubira mu biganiro biri imbere. We sign out, tumugire ibihe byiza.